여러분 안녕하십니까? Hello everyone. Mwiriwe, turi kwizihiza isabukuru y'imyaka 21 umuryango wa AF ushinzwe. Nubwo bisa nkaho bibangamye kugira iyi kamp abantu batabasha kubona, ariko nezezwa no kubona uburyo mwishimye munezerewe. Twumvise ubutumwa bwiza cyane twagejejwe n'abantu b'igiciro cyane, ndetse n'imiziki myiza cyane yaduhesheje byinshi. Reka dutangire dusoma muri Bibiliya. Turasoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice bitatu. Turasoma guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 10. Nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga ari cyo saa 9. Hari umuntu wavutse arema ibirenge yarayekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati feza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera. Arabandaduka arahagarara, aratambuka yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ashima Imana. Abantu bose babona agenda ashima Imana, baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwaga Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeho. Uwashize imyaka 21 dushinze uyu muryango wa IYF. Byari ibintu bihebuje cyane kubona uburyo urubyiruko twahuye muri IYF rujya hanze rukajya gufasha abantu batandukanye muri sosiyete mw'isi. Itandukaniro hagati y'urubyiruko ndetse n'abandi nibijyanye n'imibereho y'umutima yabo. Mu 2009 natumiwe n'ishyaka ry'urubyiruko mu gihugu cy'Ubushinwa nuko njya kubaha ibiganiro bitewe no kubahoranya itegeko cyari ry'uko umuryango umwe ugomba gutunga umwana umwe wenyine gusa. Usanga bakorera abana babo nk'ibigirwamana. Abana benshi bakuze mu buzima nk'ubu ngubwo bituma bagira ibibazo byinshi bitandukanye. Ubundi rero ibibazo byose bitangirira mu mutima. Binyuze mu gusobanukirwa iby'umutima nibwo naje gutahura ibi bya mind education. By'umwihariko ibyanditswe muri Bibiliya byose bitubwira ku bijyanye n'isi y'umutima cyangwa se imibereho y'umutima w'umuntu. Sinigeze mbona ikindi gitabo gisobanura neza imibereho y'umutima w'umuntu kurenza Bibiliya. Bibiliya ushobora gupfa kwisomera inyuma gusa, ariko ibigize iryo jambo iyo byinjiye mu mutima wawe, nta gitabo kibaho kimeze nka Bibiliya. Uko niko naje kumenya. Sindi kugerageza kubabwira ibijyanye n'amahame n'imyemerere y'amadini, ahubwo muri Bibiliya nashoboye kwigiramo ibijyanye n'imikorere y'umutima w'umuntu. Izi nkuru iyo ziganirije urubyiruko benshi muri bo, urubyiruko rugera rwibwira ngo njye ndashaka kureka gukina urusimbi, nshaka kureka ibiyobyabwenge, nshaka kureka ingeso mbi zose nagiraga. Nabonye uburyo bihereye imbere mu mitima yabo batangira kwanga byo gukina urusimbi, gukina imikino ya mudasobwa ndetse n'ibindi. Natahuye ubumenyi bw'imibereho y'umutima muri Bibiliya. Kenshi nkunze kuvuga nti hari igihe nakundaga ibitabo mbara nkuru cyane nkahora mbisoma igihe cyose. Kora ko muri iki gihe nta byinshi nabaga mfite byo gukora kera nirwaga nsoma ibitabo. Sinabaga mfite amafaranga ahagije yo kugura ibitabo. Nabaga mu cyaro ahantu hitwa Sonsan. Ubwo nuvuga ko kanaka afite igitabo ahantu mu rugo runaka, naragenda nkamubwira ngo akintize, nuko nkagisoma ijoro ryose, bukeye nkagisubiza nyiracyo. Ntekereza ko naje gusoma ibitabo byose byabagaho muri ako gace ka Sonsan. Iyo usomye ibitabo ntabwo bipfa kuva gusa ibiriho, biba bishaka gukangura amarangamutima yacu. Mu gihe bikanguye amarangamutima yacu wumva binejeje, ukumva birashimishije. Hari igitabo nasomye cyanditswe n'umugabo witwa Dostoevsky wabaga St Petersburg mu Burusiya. Uwo mwanditsi rero azi gukangura cyane amarangamutima y'abantu. Hari umuntu witwaga Raskolnikov yishe umugabo umwe wari ufite iduka, nuko atangira kugenzwa n'umugenzacyaha witwaga Porfiry. Ubwo nagisomaga niyumvise ko ari nkanjye wari urimo guhigwa n'uwo mushinjacyaha. Iki gitabo nagisomye inshuro ebyiri. Ku nshuro ya gatatu nasomaga ibice bike gusa, nuko ndagitirura. Sinigeze ngisoma ku nshuro ya 4. Ntekereza ko Bibiliya nasomye cyane nk'igitabo cyawe haramaze kugisoma inshuro zirenze 100. Uko ndushaho kugisoma kirushaho gucengera cyane umutima wanjye. Nkibwira nti nabisobanukiwe byose. Ndamutse nibwiye ntyo ntabwo nakongera gusoma nanone. Ariko uko ndushaho gusoma niko ndushaho kubicukumbura. N'ubu ngubu nisanga nsoma Bibiliya. Nta gitabo muri isi gisobanura imikorere y'umutima kurenza Bibiliya. Binyuze muri Bibiliya naje gusobanukirwa imikorere y'umutima, ndetse umutima wanjye mbasha kuwushyira ku murongo kuri gahunda. Binyuze muri Bibiliya nabashije kwemera umutima wa Yesu. Kumenya ikintu mu magambo gusa no kukimenya bihere mu mutima harimo itandukaniro rinini cyane. Mu gihe ndi kwigisha aya mahugurwa y'iby'umutima, kubera ko kenshi nkunze gukomoza kuri Bibiliya, ngerageza kuvuga ibijyanye n'ishusho y'umutima w'umuntu. Nk'urugero, hari umuntu witwa Peter hano uyu munsi, yari ari mu nzira yerekeza mu rusengero, nuko abona umuntu. Abwira umuntu wari umugaye ati turebe. Nuko umuntu atangira kwibaza igitumye bamusaba kubareba, atekereza ko wenda ari icyo bashaka kumuha.
nuko petero aramubwira ati ifeza n'izabo ntabyo mfite, ariko icyo ufite kigwa mu izina rya Yesu Kristo, haguruka ugende. Amufata ukuboko bashobora guhaguruka. Yari umuntu waramugaye utarabasha kugenda, bahoraga bamuteruye bakamujyana ku irembo ry'urusengero kugira ngo yirirwe asabiriza, ariko si n'iki cyamushoboje kubasha kugenda none agakira. Ni gute ijambo rya petero ryakoze n'imbaraga nyinshi mu mutima w'umuntu? Ni gute ryamubashije kugenda? Ni gute ryamukijije? Niki cyabaye mu mutima we cyatumye abasha kugenda? Ibyo naje kubisoma muri Bibiliya. Twibaze ndakora igihe umuntu wamugaye nkaba ntabasha kugenda ubuzima bwanjye bwose. Umunsi umwe ngaza kugira igitekerezo kimbwira ati ushoboye kugenda. Ndamutse mbigerageje nabibasha. Mu kanya gashize sinabasha no gukoresha amaguru yanjye. Twaje gutahura ko ibyo byose bitangirira mu mutima. Ibi naje guhura nabyo mbitahura kenshi cyane mu buzima bwanjye. Iyo ushyize ibyiringiro mu mutima w'umuntu bitari mu bumenyi gusa, iyo umuntu yakiriye ibyiringiro mu mutima we, mu gihe afite umutima arafite, nk'ubu ngubu dufite umugabo witwa Pastor Samuel urimo kunsemurira, ari gusemura ibyo ndi kuvuga, sibyo? Ibyo ndi kuvuga biri kwinjira mu mutima we, icyo gihe umutima n'uwanjye bigahinduka umwe. Iki gihe ntabwo twagira imibanire itandukanye hagati yacu. Uyu mutima dusanga dufite, iyo tuwusangije abandi, dushobora kugira ibitekerezo runaka tukabibabwira muri ubu buryo, ukagira imyumvire runaka ukayibwira abandi muri ubu buryo. Umutima w'undi muntu uramutse uje ukagera mu izingiro ry'umutima wanjye, uwo mutima ashobora kuwushyikiriza undi muntu wundi, uwo muntu nawe akabasha kuba yagira umutima umwe n'uwanjye. Nubwo ku bigaragara inyuma tuba dutandukanye, ariko tuba tubaho ubuzima bumwe. Ibi nibyo byabayeho nyuma y'umunsi wa Pentecote. Mu gihugu cya Israel haba iminsi mikuru myinshi cyane. Hari umunsi mukuru wa Pasika, bakagira umunsi mukuru w'umwana w'intama, umunsi mukuru wa Pasika, umunsi mukuru w'imitsima itasembuwe, ndetse n'umunsi mukuru w'amahema. Bagira iminsi mikuru 5. Yesu rero yaje kubambwa, nuko ku munsi wa gatatu arazuka. Umunsi yazutse ku munsi mukuru w'umuganura. Nyuma y'umunsi mukuru w'umuganura, nyuma y'iminsi 50, habaho umunsi mukuru wa Pentecote. Ku munsi wa Pentecote umwuka wera amanukiye abantu. Ikibazo cyabaye nuko ubwo Yesu yazukaga, icyo gihe Petero umutima we yari yamaze kugiramo ingorane. Aribwira ati ubwo Yesu apfaga ku musaraba, umunsi wabanjirije ibambwa rye yari yatawe muri yombi Getsemani. Abantu bose barahunze bariruka, ariko mu bigishwa babiri ba Yesu, umwe yitwaga Petero undi yitwaga Yohana. Yohana na Petero bakurikiye abantu bafashe Yesu, nuko ko batinyaga gutabwa muri yombi nabo bahana intera, nabo bakomeza kugenda babakurikirira kure. Babona atwawe mu rugo rw'umutambyi mukuru. Ariko Yohana yari azi neza umutambyi mukuru. Aho binjiriraga hari umurije waharindaga. Rero mu gihe Yohana yacagaho, umurinzi aramumenye aramureka arinjira. Ariko Petero atambutse baramumenya baramubuza. Yohana abonye Petero bamubuje kwinjira, abaza wa muje uri ku irembo ati uriya ndamuzi, wamureka akinjira? Ati nta kibazo, naze yinjire. Wa muje abonye mu maso ha Petero arambwira ati nawe uri mu bigishwa ba Yesu? Nuko Petero agira ubwoba bwinshi, atangira kubihakana ati reka umuntu simuzi. Ntiyabishakaga, ariko yisanze yabivuze cyane n'ijwi rirenga. Nuko aramureka arinjira. Icyo gihe hanze bari bacanye umuriro barimo kugerageza kota. Petero bwicaga iruhande rw'umuriro, abantu babonye Petero mu maso ati nawe wari mu bigishwa ba Yesu? Ati reka da, sinari ndi muri bo, umuntu ntabwo muzi. Ati ushobora kuba ari umwe muri bo? Arambwira ati arongera abyihakana ati reka da, umuntu ntabwo muzi. Petero yihakana Yesu inshuro 3. Nuko ako kanya isake itibika. Isake ikimara kubika, yibutse amagambo Yesu amubwiye tuzanyihakana inshuro 3 mbere ko isake ibika. Nuko asohoka hanze atangira kurira. Kuva icyo gihe ntabwo yigeze yongera kugaruka ngo arebe Yesu. Yesu yaje kubambwa, nyuma y'iminsi 3 arazuka. Ariko Petero ntacyo afite yavuga. Umunsi umwe abigishwa rero bakoraniye mu cyumba kimwe. Yesu wari amaze kuzuka nuko araza. Bose bari bishimiye kongera kumubona nanone. Iyo biza kuba ari nka kera, Petero ari kwiruka akagenda avuga ati databuja ndakubonye, dore uri hano. Yaribwiraga ati ese ko ngenda umuntu yakanye Yesu inshuro 3 koko, ubu niki navuga hano? Ese ubu ngenda umwigishwa bwoko ki? Yarazutse ariko ngenda mwihakanye inshuro 3 zose. Ibyo ngibyo byashinjaguye umutima we cyane. Ibi biza kuba ari nka kera ari kuvuga ati Yesu urahanga rwose, nishimiye kongera kubona nanone. Ariko Petero ntacyo nigeze avuga. Nuko Yesu arigendera. Nuko Petero atangira kwibwira mu mutima we ati ese ngiye koko ndumwigishwa bwoko ki? Reka dangiwe sindi we, ngenda umurobyi, yesi ndumwigishwa. Ti rwose nubwo nakoze ibintu byinshi ariko naramwihakanye, iki kintu cyatumye umutima rwose ushenguka. Nuko Petero atangira kwibwira ati ngiye sindi umwigishwa wa Yesu, oya rwose ngiye sindi we, ngenda umurobyi, reka nigire mu burobyi. Petero avuga ati reka nigire mu by'uburobyi. Nuko asubira ku nyanja y'i Galilaya. Ariko aho nawe ntigeze abasha no gufata habe n'ifi n'imwe. Ubwo hari mu gitondo cya kare, Yesu yaje aho ngaho ku nkombe y'ikiyaga, aramubaza ati ese hari ifi wabashije gufata? Ati nta n'imwe. Ati jugunya urushundura rwawe iburyo. Ese iburyo ni hehe? Iyo uhagaze hano iburyo ni ahangaha, wahagarara ureba hariya iburyo hakaba hariya.
iramubwiye ati jugunya urushundura rwawe iburyo. Nuko arujugunye afata ifi nyinshi. Ako kanya atamumenya ati dore ni Yesu. Nuko Petero atangira koga agera ku nkombe, nuko abona na Yesu. Asanga yamaze gucana umuriro, yatangiye gutekura ibyo kurya, yateguye n'amazi. Yesu yaramutegereje. Petero na Yesu nuko barasangira. Bamaze gusangira, hari ikiganiro tubona hagati ya Yesu na Petero. Ese Petero mwene Yona, urankunda kurenza abo bose? Yabajijwe iki kibazo na Yesu. Ntiyigeze amubwira ati ese kuki wanyihakanye inshuro 3 zose? Wahangara ute kuvuga ko uri umwigishwa wanjye? Ntabwo yigeze amubwira atyo. Yaramubajije ati ese Petero mwene Yona, unkunda kurenza abo bose? Petero yibwiraga ko adakwiye kuba umwigishwa wa Yesu, bityo akwiye kwisubirira mu burobyi. Ariko nanone ntiyashoboye kwihakana urukundo ndetse n'imigisha yahawe na Yesu. Nuko aramusubiza ati mwami, ni wowe uzi niba ngukunda. Nuko aramubwira ati ngaho ragira intama zanjye. Ngo iki? Umuntu nkangira ukumbwira ngo nindagira intama zawe? Nyina kwihakanye 3 kose? Arongera amubaza bwa kabiri nanone ati Petero mwene Yona, ese urankunda kurenza abo bose? Aramusubiza ati mwami, urabizi ko ngukunda. Ati ngaho ragira intama zanjye. Yamubajije ikibazo kimwe inshuro 3. Yesu arazi neza ko Petero amwihakanye inshuro 3. Ariko Yesu yari yashyizeho ibyaha byacu byose ku musaraba. N'icyaha cyo kuba Petero yarihakanye Yesu, icyo ntacyo cyari kivuze kuri Yesu. Yesu ntiyigeze abaza Petero ati kuki wanyihakanye? Ntabwo yigeze akomoza ku kwihakana Petero yakoreye Yesu, ahubwo yaramubajije ati urankunda? Petero yari afite umutima wo gukunda Yesu. Ibi ntabwo njya mbyita psychology, ariko uramutse urebeye mu mirebere y'umutima, Petero afite umutima ukomeye cyane yari afite Yesu. Yakoze n'amabi yo kwihakana Yesu. Bitewe no kwihakanya Yesu, yari arimo kubabara cyane, akagira akababaro mu mutima we. Ati nubwo nakunze Yesu ariko dore namwihakanye inshuro 3. Nahangara ne kuvuga ko mukunda? Reka da rwose ibyo nabambeshye. Sinkwiye gukoreshwa nawe. Njye ndi umurobyi, reka nyisubirire mu burobyi gusa. Uko niko yibwiraga. Yesu asanga Petero aramubaza ati ese urankunda kurenza abo bose? Nuko Petero yicara hasi atangira kubitekerezaho. Kandi koko asanga yarakundaga Yesu. Ni koko yakundaga Yesu. Ariko kuba yarihakanye Yesu yumvaga bimuremereye cyane mu mutima we. Kubera ko ibyo yabonaga mu mutima we, yashoboraga kwiheba gusa. Ati ese ugenda umwigishwa wa Yesu, reka dasindiwe. Namwihakanye inshuro 3 zose. Njye ndi umurobyi. Njye sindi umwigishwa wa Yesu, reka da habe na gato. Uko niko yakomeje kubabazwa mu mutima we. Ese Yesu yakoze iki? Mu mutima wa Yesu, mu mutima wa Petero, Yesu yabyukijemo urukundo rwo gukunda Yesu rwari rurimo. Ntabwo yigeze amwanga kubera ko yamwihakanye inshuro 3, ahubwo aramubajije ati ese Petero mwene Yona, urankunda kurenza abo bose? Petero yaje kubona urukundo yakundaga Yesu rwari ruri mu ndiba y'umutima we. Mu rugo rwawe ugira ibikoresho byinshi. Mu rugo rwawe ugira nk'imakasi, ukagira inyundo. Mu gihe urimo gushakisha ibyo bikoresho mu rugo rwawe, rimwe na rimwe uribaza ati sinabishyize hehe, nabishyize hehe, ntiwibuka aho wabisize. Wakwiye kumenya aho washyize imakasi yawe cyangwa se inyundo mu buryo bworoshye. Ariko iyo ubikeneye vuba byihutirwa, ufite ihubiro kubishakisha ntabwo ubasha kubibona. N'imitima yacu nayo niko imeze. Tugirira Yesu urukundo, ariko imitima yacu yuzuye kwihakana twakoreye Yesu. Rimwe na rimwe ntabwo tumenya ko dufite urukundo rwa Yesu cyangwa ntarwo. Yesu yageragezaga gukangura urukundo Petero yari afite Yesu muri we. Ati ese urankunda kurenza abo bose? Ubwo yumvaga ibyo Yesu yavugaga, icyo rero yagerageje kubera ko urukundo yakiriye rwari runini, ubuntu yakiriye bwari bwinshi, ijambo yakiriye ryari rihebuje. Yari afite urukundo Yesu rukomeye cyane. Ariko umwuka mubi yakoresheje kwihakana Yesu yagize, agerageza gutwikira urukundo rwose yari afite, nkaho nta rukundo rwo gukunda Yesu yari afite. Umutima wari wuzuyemo gusa kwihakana. Ati ese njye ndi umwigishwa bwoko ki? Reka dasindiwe, njye ndi umurobyi, reka nigire mu kuroba. Nuko Yesu atangira gukangura urukundo rwari ruri mu mutima wa Petero. Aramubaza ati ese Petero mwene Yona, urankunda kurenza bose? Mu kanya gashize umukuru mu itorero Elda Muntepak yaje gutanga ubutumwa. Kera cyane babayeho mu gihe cy'ububata cyangwa se cy'ubucakara mu 1945, bari batarabona ubwigenge. Reka twibaze ndako ufite inyundo n'imakasi mu rugo rwawe, mu gihe udashobora kubibona ntabwo wabikoresha. Ni nako mu gihe ufite urukundo mu mutima rukoroka ruhishe hasi mu ndiba yawo. Niba kwiheba ari byo bibyukijwe gusa nko mu mutima wa Petero, muri wa mutima rwari mu rukundo, rwa rukundo nta kintu uzakora. Muri iki gihe kwiheba ndetse n'akababaro nibyo bizasigara biyoboye mu mitima yacu. Niyo mpamvu Yesu yagerageza kuza agakangura urukundo yari afite Yesu. Tese Petero mwene Yona, urankunda kurenza abo bose? Yirazi ijwi rya Yesu nuko abitekerezaho. Tese koko nkunda Yesu? Nuko atangira kumena amarira. Ta mwami, ni koko naragukundaga.
urabizi ko ngukunda mwami. Nuko Petero aratangara. Yari afite urwo rukundo, ariko urukundo rwari ruhishe hasi mu mutima we. Tige ntihakanye Yesu, ndi umwigishwa bwoko ki, reka ntabwo nkwiriye, sinabikora. Umutima wari wuzuyemo ibitekerezo nk'ibyo, kandi urukundo ntabwo rwashoboraga kugaragara, ntabwo rwigaragazaga. Urukundo ntabwo rwashoboye kuboneka mu mutima we. Yesu arimo kugerageza gucukura urukundo rwari ruhishe hasi mu mutima we kugira ngo rushingwe ruhagarare. Yarimo kugerageza kutwereka ko dukunda Yesu. Mu 1995 nabonye umusore umwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari yarabaswe n'ibiyobyabwenge, yigendanaga imbunda. Nyina yaje kugira ubwoba bwinshi. Buri uko umwana we yatahaga mu gicuku atinze, nyina yajyaga atekereza ko umuhungu we barimo kurasana, ahari wenda ari buze gukomereka. Nuko njya mu mujyi wa LA, araza aransanga asaba ko namufasha. We yabaga mu mujyi wa LA, njye nari ndi mu rugendo gusa mu butembere, ndetse no gutera kumufasha. Nuko aza kunyinginga ku nshuro ya 3 arimo kurira. Ndavuga ni rwose ahari nkwiye kumufasha, ntese n'iki namumarira. Nuko mbwira nyina nti, ese wanyemerera gutwara umwana mu gihugu cya Korea, wenda icyo gihe hari namufasha. Ati ntacyo bitwara rwose, wamujyana. Nuko ndamufata ndamujyana. Yanywaga ibiyobyabwenge, yakinaga imikino ya mudasobwa, gakinira urusimbi, uko niko yari ameze. Ariko muri Korea ntibishoboka kubona ibiyobyabwenge. Ubwo yageragayo ntabwo yashoboye kubibasha kugera kubibona. Natwe rero mu mitima yacu, Yesu yageragezaga kugaragaza umutima urabagirana uri muri twe, bitari umutima wijimye wonyine gusa. Ibyo bishatse kuvuga iki? Icyo gihe nyuma y'amezi 3 wa musore nababwiraga yaje guhinduka umuntu mushyashya, umuntu wahindutse cyane. Rimwe na rimwe arimo njya muhamagara. Muzi icyo muvandimwe abambwira? Arambwira ati, Pastor, muri ibyo bihe nari nishimye cyane. Ati numva nshaka gusubira muri ibyo bihe. Mu gihe ntekereje muri ibyo bihe ndishima cyane, nkashimira Imana. Kubera iki? Muri firigo yawe mu rugo rwawe, ibaze ko ufitemo ice cream, ufitemo ibyo kunywa nka Coca, ufitemo ibintu byinshi muri firigo yawe. Umugore wanjye yaramutse ashyizemo ibyatsi bisharira muri firigo, nuryaho bizagusharirira. Ndamutse ndiye ibyatsi bisharira bizansharira mu kanwa, ndamutse ndiye ice cream izaba iryohereye. Abantu neza bazitandukaniro ryabyo, bazi kubitandukanya, ariko ku bijyanye n'umutima ntabwo menya gutandukanya ibintu. Muri firigo uragenda ugasangamo ice cream, ugasangamo imboga zisharira, ukaba wahitamo icyo ushaka. Nako no mu mitima yacu naho ibyo bitekerezo bitabasha gusohokamo. Nubwo ibyishimo biri mu mutima wawe, ibyishimo ntabwo ubasha kubyumva. Ushoboye kwibagirwa akababaro, ugashimishwa n'ibindi bintu bindi, kakababaro ntabwo kazakuzengereza. Petero nawe yakundaga Yesu, ariko Satani yari yasibanganyije umutima. Nicyo cyatumye Yesu amusanga ku nyanja y'i Galilaya. None Yesu yamukoreye iki? Yesu yabyukije urukundo Petero yakundaga Yesu. Yagerageza gutuma urwo rukundo akunda Yesu rushingwa muri we, kandi abasha no kurwumva. Aramubaza ati, yega Petero mwene Yona, ese urankunda kurenza aba bose? Ntiyigeze atekereza ko amukunda kugeza icyo gihe. Iravuze ati, namwihakanye inshuro 3 zose, nakoze amakosa, narahemutse. Ese njye ndi mwigishwa bwoko ki? Nakoze amakosa rwose, ntabwo nkwiriye, njye ndi umurobyi. Yarabohewe muri iyo mibabaro ndetse n'ako gahinda. Yesu agerageza gukangura urukundo yari afitiye Yesu. Ati, wega Simoni mwene Yona, waba unkunda kurenza aba bose? Birumvikana ko Petero ubwo yabonaga umutima we, yasanze akunda Yesu kurenza undi muntu uwo ari we wese. Ariko urukundo yakundaga Yesu rwari rushyinguye mu mutima we. Kwihakana Yesu no kwiciraho iteka gusa niko kwari gutwikira umutima we. Yabagaho mu kababaro, akaba mu gahinda. Atese ngenda umwigishwa bwoko ki, ngenda umurobyi, ntacyo ndi cyo sinkwiriye, reka nisubirire mu burobyi. Uwo ni umutima yari afite. Nuko Yesu amubaza cyane bucece ati, Simoni mwene Yona, ese koko urankunda kurenza aba bose? Nuko Petero aza kubona urukundo yari afitiye Yesu. Nuko aramusubiza ati, yego mwami. Mwami, ni koko ndagukunda. Ndagukunda cyane mwami. Mwami, ndagukunda cyane. Ariko n'ubundi nakwihakanye inshuro 3 zose. Ati, yego. Ngaho rero uragira intama zanjye. Gaburira intama zanjye. Nuko aramusubiza ati, mwami, ese koko umukumbi wawe uragije umuntu nkanjye? Njyewe sinkwiye gukora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ati, yego Simoni mwene Yona, se urankunda kurenza aba bose? Ati, yego mwami, ndagukunda. Rero uragira intama zanjye. Mwami, rukumbwira kuragira intama zawe? Ubu ni uburyo umutima wahinduwe wose. Reka twitegereze turebe. Yesu ntabwo yahuye na Petero gusa kugira ngo amuhe urukundo byonyine. Petero yarasanganywe urukundo akunda Yesu, rwari rushyinguwe hasi mu mutima we. Umutima wagaragaraga hejuru, umutima we wari kwibwira ngo ndi umuntu mubi cyane, ni gute nahangara kwihakana Yesu inshuro 3? Umutima wari wuzuye ibitekerezo nk'ibyo ngibyo, uko niko yibwiraga. Nuko Yesu akangura rwa rukundo yari afitiye Yesu mu mutima we. Uwo andi nababwiraga yambaraga ipantaro, munsi y'ikibuno cye
akabaho ubuzima bw'uburara cyane. Nagerageje kumuyobora mu nzira izatuma atongera kubatwa n'urwo rusimbi ndetse n'ibiyobyabwenge. Ukunda gufasha urubyiruko rwinshi muri iyi minsi. Gusa ikibazo ubu ngubu ni uko mu mitima yabo bafitemo urukundo rwo gukunda Yesu ariko bagakomeza gukina urusimbi, bakomeza kubatwa n'ibiyobyabwenge. Bahora bibwira ati ndashaka kuva muri ibi ngibi, ndashaka guhagarika iyi mikino, nta kindi nabasha gukora. Hari umukobwa nzi wakinaga imikino kuri mudasobwa iminsi ine yose atanaryama, iminsi 3 ntiyajyaga no mu musarane. Uko niko yari ameze, niko yavuze. Ariko binyuze muri kampu yacu tugerageza kubashimisha, tukagerageza kubaha umunezero, tukagerageza gutuma bishima. Iyo biza kuba ari kera barakomeza gukina imikino ya mudasobwa nk'uko yababase, ariko ubu noneho nta mwanya wabona kugira ibitekerezo byo gukina imikino ya mudasobwa. Uwo musore witwa Andy nababwiraga, ubwo yazaga muri Korea tukamarana amezi 6, nyuma y'amezi 3 gusa yari yahindutse wese uko yakabaye. Se wa Andy yaje kundeba, nuko Andy abwira se ari kumwenyura ati ese data urishimye? Ati ndishimye cyane. Ati papa rero nawe ndashaka kubizera Yesu. Nuko se atangira kurira. Ati pasere rwose umuhungu wanjye yarahindutse. Mu buryo butunguranye yahise ajya hanze, ajya kuri banki abikuza amafaranga mibashe yuzuye amafaranga. Ati pasere ibi byo nshoboye rwose kuguha. Uku niko nshaka kugushimira. Ndakwinginze yatware. Yarahindutse cyane. Andy nawe yaragize iminsi y'umunezero nawe. Mbere iki gihe yahoraga mu biyobyabwenge gusa, mu kwiheba n'agahinda. Uko niko yahoraga ameze yitwaje intwaro, uko niko yajyaga abaho. Ariko yaje guhinduka umuntu mushyashya. Nuko Andy abaza se ati data ubwo urishimye koko? Ati nifuza ko nawe kwizera Yesu ukishima. Ati ngumbaho nishimye cyane. Nyuma y'amezi 6 Andy yaje gusubira mu mujyi wa LA. Ubwo asubiraga muri LA inshuti ze zaratangaye cyane. Ati se Andy gushitse kuva ko tuzongera kunywa ku biyobyabwenge kundi? Wari rwose kureka ibiyobyabwenge ibyo ni nk'urwenya, utekereza ko ibyo uzayimarana iminsi ngahe? Nta shingiro bifite. Ukwezi kumwe kurashira, amezi 2 arashira, amezi 3 arashira, amezi 5 arashira, ariko ntibongeye kumubona afata ibiyobyabwenge kundi. Umutima we yari yishimye cyane. Uko niko bigenda. Umuntu uko yaba mubi kose burya agira n'ibice byiza. Umuntu uko yaba mwiza kose agira n'ibice nanone bibi. Petero yari umwe mu bigishwa ba Yesu, ariko yakoze amakosa yo kwihakana Yesu inshuro 3, ariko nanone yafite n'urukundo rwo gukunda Yesu. Ku biyobyabwenge, gukina urusimbi, iyo turebye ku ndiba imitima yacu ibyo turabyibuka neza. Ubu ni umutima wacu ni ugukina urusimbi nyine ku biyobyabwenge. Iyo bagerageje gucukura umutima uhishe hasi mu ndiba imitima yabo babasha kwishima. N'ubu rimwe na rimwe rwongera muhamagara. Iki gihe arambwira ati pasire rwose muri ibyo bihe nabaga nishimye cyane, ibyo bihe rwose sinzabyibagirwa. Ati niyo ntekereje kuri ibyo bihe ubwabyo biranshimisha. Ati nifuza gusubira muri ibyo bihe. Birumvikana ko yarakuze, ubu asigaye akora business ze. Buri uko mwibutse ndamuhamagara akambwira ko yifuza gusubira muri ibyo bihe. Uko niko bimeze. Yesu ari mu mutima wa Petero, yakanguyemo umutima mushya. Mu mutima wawe harimo umumarayika ariko kandi harimo n'umudayimoni. Rimwe na rimwe uburakaye ukagira umujinya ugasanga ibyo ari byo biyoboye umutima wawe. Rimwe na rimwe ukarwana ukarakarira abantu bamwe na bamwe. Mu gihe uri mu bihe nk'ibyo ngibyo icyo ubona gusa ni umujinya, ni ukwinuba. Ibyo nibyo ubasha kubona byonyine gusa. Ariko iyo mitima uramutse uyishyize ku ruhande ukagerageza gushakisha undi mutima wundi uri mu mutima wawe, ushobora kubonamo urukundo mu mutima wawe. Petero yaje kujya mu rusengero, abona umuntu wari umugaye, kandi yari afite Yesu mu mutima we. Aribwira ati nubwo njye ntashoboye kubikora, ariko Yesu agerageje gukiza uyu muntu yabibasha. Nuko baramuhamagara ngo abarebe, yitega ko ari cyo bagiye kumuha. Nuko yumva baramubwiye bati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ariko ibyo mfite ndabiguha mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, haguruka ugende. Ubwo yahagurukaga yabashije kugenda, gutambuka. Njye sinari nahagurutse aho na rimwe umuntu wamugaye, ariko iyo abantu babendaga gupfa bahinduye imitima yabo, nashoboye kubona uburyo bahindutse neza. Muri IYF ntabwo tugerageza kurema ibintu bitaba mu mutima wawe. Nka muntu amaze iminsi 3 ataryama aho arakina imikino mudasobwa. Ese utekereza ko mu mutima we harimo gukina rusimbi gusa? Harimo n'urukundo? Ariko gukora ko yabanaga n'ibitekerezo byari hejuru ku mitima yabo, ni iki cyatumaga babikurikira. Uruganda rwa Coca-Cola igihe cyinshi ruhora rwamamaza. Baretse kwamamaza gusa igihe gitoya, icyo gihe binjiza aragabanuka cyane. Uramutse ufashe icupa rya Coca-Cola gusa ni ibintu byoroshye, ariko iyo ujya kugura icyo kunywa haba harimo amacupa menshi byo kunywa bitandukanye. Kugira ngo rero batume ikintu cya mbere utekereza ukimara kugira inyota kiba ari Coca,
bakomeza kwamamaza Coca-Cola kugira ngo nugira inyota ikintu cya mbere uri wite wibuka kize kuba Coca-Cola. Ni ukuvuga ngo mu gihe ugize inyota ukaba ushoboye kugura Coca-Cola ugatuyinywa gusa, byakabaye byoroshye. Ariko kuko hari ibyo kunywa byinshi cyane uba ukwiye guhitamo, rimwe na rimwe hari ubwo bikugora guhitamo. Hari ubwo bumva ati se ninywe ikawa cyangwa se nywe Coca. Wa muntu akomeje kwibuka Coca mu mutwe we rero biri hafi ako kanya ahita yaka Coca. Bagerageza gutuma igitekerezo cya mbere kizaza mu mutima wari cya Coca kugira ngo nibakubaza ngo urashaka kwakirizwa iki utuvuga ngo ni Coca. Icyo Coca-Cola ikora yamamaza rero no kugira ngo ikangure kwibuka Coca-Cola bihishe bitabye hasi mu ndiba y'umutima wawe. Uko niko abantu benshi cyane usanga imitima yabo hatabyemo ibitekerezo byinshi bitandukanye. Igitekerezo cyo gufata ibiyobyabwenge kije muri we atagikurikira akagifata. Nicyo kimwe no gukina imikino ya mudasobwa. Icyo tugerageza gukora ni uguhishira umutima uhishe hasi ku ndiba y'umutima wawe. Abantu bose bagira imitima myiza nk'iyo ngiye muri bo, bakagira imitima myiza y'agaciro cyane muri bo. Mu bisanzwe kampu yacu ya IOF imara ibyumweru 2. Ubwo twatangira kampu yacu b'abanyeshuri bagiye bava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twamaraga ukwezi kose. Hari ubwo byatezaga ibibazo nuko biza guhinduka. Mu gihe basubiragayo ababyeyi babaga bishimye cyane bati abana banjye barahindutse, ariko bashobora gusubira mu buzima bwabo bwa kera nanone. Ariko abenshi muri bo babagaho ubuzima bwiza cyane burabagirana bibuka ibihe bageze mu gihugu cya Korea. Muri IOF binyuze muri Bibiliya tuba turimo kwiga imibereho y'umutima w'umuntu. Nibyo koko Petero yihakanye Yesu inshuro 3, nuko ariheba atekereza ko ntacyo azabasha gukora. Iki gikomeza guhakana ko atari umwigishwa wa Yesu, atereka dasindiwe, nge ndi umurobyi, ni gute nakora umurimo w'umwami. Nuko ariheba cyane yisubirira mu burobyi. Nuko Yesu asubira kubonana na Petero, umutima wari wuzuyemo ishavu kubera ko yihakanye Yesu inshuro 3. Yesu yakanguye umutima gukunda Yesu wari uri mu ndiba y'umutima we, nuko arawuhagarika. Aribwira ati uburyo bwose nkunda Yesu. Ubwo umutima wazaga muri we yashoboraga guhamya Yesu, agabwiriza ijambo ry'Imana, agahamya kuzuka kwa Yesu. Dufite umutima wacu munini cyane. Muri uwo mutima wacu munini usanga dufitemo ibintu byinshi bitandukanye. Mu mutima wacu hakabamo ibintu byinshi cyane birenze n'ibiri mu iduka. Harimo ibitekerezo byinshi bitandukanye, harimo kwicuza, harimo umujinya, harimo urukundo, harimo umunezero, ibyishimo, harimo inkuru nyinshi cyane mu mutima wawe. Ariko Satani icyo akora, araza akabwira Petero ati dore wihakanye Yesu inshuro 3 zose, ese ubwo kuko uri umwigishwa bwoko ki? Ubwo yamutezaga igitekerezo nk'icyo, Petero yaje kuyoborwa n'icyo gitekerezo ati nibyo kuko reka nisubire mu burobyi, njye sindi umwigishwa wa Yesu, ibyo nta shingiro bifite. Yisubirira mu burobyi ku nyanja y'i Galilaya. Yesu mu gitondo cya kare yarazindutse ajya ku nyanja y'i Galilaya. Irazi ko Petero ashobora kuba ashonje kuko yagiye kuroba guhera mu gitondo cya kare. Yesu acana umuriro, ategura ibyo kurya ndetse n'amazi. Petero afashe ifi zingahe habe n'imwe, nuko aramubwira ati ngaho jugunya urushundura rwawe iburyo nukurobe. Nuko aroba ifi nyinshi cyane. Amenye ko ari Yesu, ubwato bwe abutaho ngaho, ariruka aramusanga. Nuko Yesu aramubwira ati, ageze aho Yesu ari abona hariho umuriro ndetse n'amazi n'ibyo kurya. Nuko asangira ifunguro rya mu gitondo na Yesu. Yesu aramubaza ati, Simoni mwene Yona, se urankunda kurenza aba bose? Ubwo Yesu yabonaga umutima we, yarazi neza ko akunda Yesu. Nuko aramusubiza ati, yego mwami, urabizi ko ngukunda. Nuko aramubwira ati, ngaho uragira intama zanjye. Mu gihe yumvaga ijambo ry'umwami Yesu, yaravuga ati, yego kuko nkunda Yesu, nzaragira intama zawe mwami. Icyo gihe yagize umutima mushya. Icyo gihe mu mutima we yaje kubona urukundo yari afite Yesu. Ubwo yajyaga ku irembo ry'urusengero, umutima wuzuye umwuka wera no kwamiriza ubutumwa bwiza abantu barenze 300 bose. Ahinduka umuntu ukomeye cyane watangiye gukoreshwa imirimo y'agatangaza. Hari ubwo abantu bajya biyahura, baba bafite igitekerezo cyo kwihahura hejuru mu mitima yabo. Uretse ibyo bitekerezo usanga bakunda imiryango yabo, usanga akunda abana be, akunda nyina, akunda se. Uwo mutima nawe baba ufite muri we. Ariko umutima wo gushaka kwiyahura iyo wuzuye umutima we, ntabwo yongera gutekereza ku babyeyi be, avuga ngo niyahura ababyeyi banjye bazababara. Baramusaba ibitekerezo ntabwo bakwiyahura. Ariko igitekerezo cyo gushaka kwiyahura iyo gitwikira imitima yabo, abantu benshi cyane usanga bakora ibyaha muri gereza, bakiba, bakica. Imitima yabo nuko ibiboshywe n'ibyo bitekerezo nk'ibyo, bikarangira bakoze ayo mabi, nuko bagasigara bicuza, bikarangira batawe muri yombi. Rimwe na rimwe babibwira ngo ntago ndi butabwe muri yombi, nubwo nshobora kugenda nkiba nta kibazo. Iyo bafashwe n'ibyo bitekerezo nk'ibyo, niyo mpamvu bajya kubikora. Abayibwira ati ntago ndi bufatwe rwose. Iyo wibwiye ko utari bufatwe, ibyo n'ubupfapfa. Yego ushobora kudafatwa, ariko nanone birashoboka ko wafatwa. Kubera ko nicyo abapolisi babereyeho. Niba abapolisi batafata umujura n'umwe,
nta mpamvu y'uko twakabaye ako kazi. Ariko ikibazo abajura bajya batekereza ngo ntabwo ndi bufatwe, kubera ko baba baboshywe n'ibyo bitekerezo nk'ibyo, birangira bibye bagatabwa muri yombi nanone. Akibaza ati ese kuki natawe muri yombi? Nuko nibyo ntambaye ga nkahasiga igishushanyo cy'intoki zanjye, ubutaha nzajya kwiba nambaye ga. Agategereza umunsi azarekurwa muri gereza. Bakundwa rero, namwe mugira ibitekerezo byinshi bitandukanye. IOF igerageza gukangura imitima myiza iba muri wowe. Ese wajya ubana n'umutima mwiza w'umunezero mu mutima wawe, bitari urwango, bitari umujinya, bitari uburakari? Ibyo bitari byiza ubishyire hasi mu ndiba mutima gusa ubikandagira ubiribate. Umutima ugomba kuzuzamo ibyishimo. Mu gihe abashakanye bari kubana, uba ugomba kwishimira umugore wawe. Umugore wawe ni mwiza mu maso yawe, sibyo? Nukurikira kwinuba ufite umugore wawe, bizarangira ukoze divorce. Uko niko abantu birangira bakoze divorce. Abagore ko bameze kose, nta n'umwe ugira umutima mwiza, nta muntu n'umwe ubaho utunganye, nta muntu n'umwe utagira amakosa. Ariko uramutse witegereje igice kibi gusa cy'umugore wawe cyonyine, ntabwo ushobora kubana n'abagore ukundi. Ariko uramutse urebye igice cyiza, uzabasha kubaho ubuzima bw'umunezero. No kwizera Yesu byose nicyo kimwe. Yesu yayoboye imitima y'abantu benshi cyane, yashyize umutima mushya muri bo kugira ngo babeho ubuzima burabagirana. Benshi babaswe n'ibiyobyabwenge no gukina urusimbi. Nifuza ko bazabibohoka bakabaho ubuzima bw'umunezero. Turi kugerageza guhugura urubyiruko rwacu ku bijyanye n'imibereho y'umutima. Urubyiruko rwinshi ruri mu isi yose rurimo guhinduka binyuze muri IOF. Icyo nshimira Imana cyane nuko muri kaminuza Copper Belt ku mugabane wa Afurika twamaze gufungura ishami rya Mind Education mu gihugu cyitwa Cote d'Ivoire. Biyemeje gufata uburezi bwacu bakabushyira muri porogaramu zabo. Ikintu cyinshi kiraje ishinga abanyapolitiki benshi ni ibibazo by'urubyiruko, kuko abayobozi barakubwira bati ubukungu bw'ibihugu byacu bwifashe nabi, ariko si kubera icyo urubyiruko rubyinubira gusa. Yaba urubyiruko rufite imyumvire myiza, rukagira umutima w'umwami, rwabasha kubaho ubuzima bw'umunezero n'umugisha. Binyuze mu mutima nk'uyu nguyu, urubyiruko rwinshi rwashoboye kubohoka ibiyobyabwenge, urusimbi, bavuye mu buzima bw'umwijima baho ubuzima bw'umucyo. Iyi niyo nkuru tubashije gusoma muri Bibiliya. Petero yihakanye Yesu inshuro 3, ariko binyuze mu maraso yo ku musaraba yaje kubimubabarira byose, nuko amubwira kuragira intama ze. Yamuyoboye mu nzira ye kugira ngo azashobore kuragira intama ze gusa. Ntabwo turi kuvuga iby'amadini hano, turi kuvuga ku bijyanye n'imibereho y'umutima. Mu gihe usobanuye neza, tubasha gusobanura neza imibereho y'umutima w'umuntu. Bibiliya yasobanuye neza ibijyanye n'umutima w'umuntu. Binyuze mu Bibiliya nizemo uburyo bwo gucubya ibyifuzo byanjye, uburyo bwo gusabana n'abandi bantu, ubuzima bwanjye burushaho kumera neza. Kandi mu murimo w'Imana nkora nakira imigisha y'Imana. Mu gihe nabwirizaga ubutumwa bwiza n'imbaraga, mu myaka mike yashize, IOF yagerageje gutanga amasomo nk'aya amahugurwa nk'aya mu isi yose. Umwaka ushize nagiye ku mugabane wa Amerika, nuko mpura n'abakuru b'ibihugu 4. Abakuru b'ibihugu narababwiye nti kubera ko bitoroshye ko nahura n'umukuru w'igihugu igihe cyose, namusabye ko navugana na minisitiri w'uburezi kugira ngo dukorane muri uyu mushinga. Baduhaye ishuri rimwe tugiye kugerageza kwigisha mu Mind Education umwaka wose. Iri shuri twahaye ubumenyi bwa Mind Education. Ba minisitiri w'urubyiruko basuye ishuri ryacu rigiherereye mu gace ka Kimchang, baratangara cyane, ishuri ryacu bakumva bararikunze. Ni nako rero iyo dusobanukiwe neza ibijyanye n'imibereho y'umutima w'umuntu, abakiri bato bazabasha gukira ibyo gukina urusimbi, ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi. Petero yaguye mu gahinda ko kwihakana Yesu inshuro 3, nuko Yesu yongera kumwakira kugira ngo amukorere imirimo ihambaye cyane ku munsi wa Pentekote. Njye ndi umupasiteri wizera Yesu. Binyuze mu kwizera Yesu nabonye uburyo yahinduye imitima y'abantu. Iyo mbonye uburyo urubyiruko rwacu ruhinduka, ndanezerwa cyane nkishima. N'ubu ngubu hari benshi muri bo bahindutse. Hari benshi baretse ibyo gukina urusimbi ndetse n'imikino yo kuri mudasobwa. Nibari n'abanduzi ndakwinjiza wohereze muri IOF. IOF izabayobora kubaho ubuzima bw'umucyo. Ubu tumaze imyaka irenga 20 dutangije umuryango wa IOF. Ubu IOF yamaze gusakara mu isi yose. Za leta nyinshi mu bihugu bitandukanye zifuza gukorana natwe. No mu gihugu cyakorana n'ijya ku rubyiruko rwinshi ruzahinduka binyuze muri IOF. Niba urubyiruko cyangwa se abaturanyi bawe ubona bayoba bajya mu burara, ntugapfe kubabwira ngo mureke gukina urusimbi, mureke kunywa ibiyobyabwenge, ntugapfe kubabwira gutyo gusa, ibyo ntibyahindura imitima yabo. Ariko nubereke igice cyiza cy'ubuzima bwabo, bazabasha guhinduka rwose. Petero nawe si we bashije guhindura uyu muntu w'umugaye, ahubwo yabikoze kubw'imbaraga za Yesu. Nizeye ko binyuze muri World Camp ya IOF, nirije ko mwagira umutima mushya utandukanye n'uwo mwari mufite mbere. Ushoboye kubohoka ibitekerezo ahoranye, ukagerageza kuzana umutima ukeye muri wowe, ukaganira n'abandi ndetse ugasabana nabo. Ibi nibyo twifuza guhamya mu isi yose. Muri Amerika tugira abantu bita aba chaplain.
chaplain ni umukozi w'Imana udakorera umurimo w'Imana mu rusengero ahubwo mu bindi bigo nk'ibigo by'amashuri, ibigo bya gisirikare cyangwa se ibigo bindi. Hari umuntu ushinzwe ishyirahamwe ry'aba chaplain yahaye abapasiteri bacu bagera kuri 38 umwanya wo kuba aba chaplain. Bajya rero mu magereza hirya no hino bakabwiriza ijambo ry'Imana. Urebye nk'umushinga twakoreye mu gihugu cya Kenya, twatangije ishuri rya teolojiya muri gereza yaho. Mu yandi mashuri abantu bagomba kwishyura amafaranga y'ishuri, ariko twe mu ishuri ryacu bigira ubuntu. Dufite umupasiteri witwa Kim Gisanga yamaze imyaka 16 muri gereza, ajya baha impano z'amateleviziyo. Ufite televiziyo muri gereza byaba ari byiza cyane. Igihe cyose rero bigira amasomo ya education binyuze kuri televiziyo. Rero ibyaha mu magereza byashoboye kugabanuka rwose mu buryo bufatika. Umukuru w'igihugu cya Kenya, Perezida Uhuru Kenyatta arambwiye ati, ndifuza ko n'abakozi ba leta bo mu gihugu cya Kenya nabo bahabwa amahugurwa. Ibigo byinshi bitandukanye birashaka gufatanya natwe muri umushinga wa Mind Education. Icyorezo cya corona cyatumye tubihagarikaho gato, ariko gura muri 2019 nk'uko twabisezeranyijwe na leta z'ibigo byinshi, twabanje kubwira za leta z'ibigo byinshi tuti, mubanze muhitemo ishuri rimwe, wenda tujye tubigisha ibya Mind Education rimwe mu cyumweru. Niba byiga umwaka wose, nimusanga ari byiza tuzabisakaza no mu mashuri yandi yose. Uko niko nabibabwiye. Nari mbyizeye rwose ko nitubikora umwaka umwe, iryo shuri rizabasha guhinduka. Byo nari mbyizeye cyane. Inshuti bakundwa, twebwe abantu muri IYF turifuza guhindura iyi si. Niyo mpamvu twishimye. Igihe kimwe nari nkoze ibibi, nari narakoze amabi menshi, ariko maze guhura na Yesu, maze gutahura imibereho y'umutima w'umuntu, naje kubaha ubuzima bwiza cyane burabagirana. Nirijya ku rubyiruko rwose rwo mu isi rwabaho ubuzima bw'umugisha, ubuzima burabagirana binyuze muri IYF. Nirijya ko bajya baryama mu munezero bakakangukana ibyiringiro. Rwose urubyiruko rwinshi rurimo guhinduka. Murakoze cyane, ndabashimye. Nirijya ko binyuze muri camp wazakira ubuntu bwinshi mu mutima wawe. Kadusenge. Mana Data, turagushimye. Nubwo dufite umutima muri twe utandukanye n'uwa Yesu, ariko Yesu yashoboye gukangura urukundo Petero yari afite mu mutima we. Mu gihe yamwerekaga umutima mwiza uri muri we, yashoboye guhinduka wese. Twemerere twige nyagasani imibereho y'umutima. Turagushimye cyane, dusinze twize mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane mwese, ndabashimye.